Ndagushimiye wakomeje gukurikira ibiganiro bya LPT Entertainment. Nkuzaniye inkuru y'akababaro cyane aho wamenyekanye mu myidagaduro nka Vava Dorimbogo kuri ubu ngubu yamaze kwitaba Imana. Amazina ye bwite yitwa Nyirasengiyumva Valentine wamenyekanye nka Vava Dorimbogo. Yitabye Imana azize uburwayi, aho bivuga ko yaba yararozwe, bamwe bavuga ko yaba yaramaze iminsi arwaye igifu. Bavuga ko yari arwaye igihe gito cyane. Nyuma yaho yari ari mu mujyi wa Kigali amaze kurwara, yagiye mu bitaro by'i Kigali, abonye biri kumuhenda cyane ahitamo kujya iwabo Nyamasheke. Yahise ko ajya mu bitaro bya Kibogora, aho yahamaze iminsi myinshi cyane. Kuri ubu ngubu rero akaba ariho yaguye. Imana imwakire mu bayo, imuhe iruhuko ridashira. Ni nyuma yaho hari hamaze iminsi hagaragara ubutumwa Dorimbogo yageneye abantu benshi, aho yari arimo asaba imbabazi mu marira menshi n'agahinda, ari gusaba imbabazi abantu baba barabanye, abo batabanye neza, kugira ngo bamubabarire ko mu buzima bibaho. Nuko nyine byarangiye. Imana imwakire mu bayo. Murakoze, mukomeze gukurikira ibiganiro byacu, turakomeza tubaha update uko ibintu bikomeza bikurikirana.